Iyo ndaza kuvuga kuri Kagarara na Sabrine ngewe ndaza kubivuga nk'umukozi w'Imana. Hari igihe ubundi tuza nk'abasesenguzi yego cyangwa tukaza nk'abahanuzi yego cyangwa umuntu akanaza nk'umushumba yego cyangwa se tukaza nyine nk'abaje mu matiku bisanzwe Yego. dusanze abantu bari gutikura. yego Ariko reka muri uyu mwanya ibyo nza kuvuga nze kubivuga mfite spirit y'umukozi w'Imana. yego Noneho nze gushyikiriza Kagarara na Sabrine ubutumwa ariko bwaba ari nk'ubutumwa bagenewe n'itorero cyangwa se bagenewe n'umushumba. yego Kagarara yego iki ni igihe cye cyo gusohorezwa amasezerano. Iki ni igihe cya Kagarara cyo kuzamurwa mu ntera no kumenyekana kandi kuri speed iri hejuru. Iki ni igihe iminsi ibereye myiza Kagarara ikamutungura akicara ku ntebe mu buzima bwe wenda atashoboye no kurota ko azicaraho cyangwa se n'umuhanuzi yaba yaramuhanuriye akabisigaho akumva ko bitakunda. yego Iki ni igihe ngira ngo Kagarara isi yose imutunze kamera. yego Iki ni igihe Kagarara ameze nk'ubusitani bwiza umuntu wese ashobora gucamo akifotorezaho yego akaba iyo foto mu by'ukuri ishobora kumunezeza cyangwa se kumuzamurira agaciro. yego Iki ni igihe Kagarara mu maso y'abantu barimo kumubona. yego Ni igihe Kagarara arimo kugenda azamuka mu bushorishori bw'igiti cyitwa ubuzima. Ariko nanone bujya iyo turi hasi haba hari uruti rukomeye. Iyo turi hejuru uko tugenda twigira hejuru bujya niko haba horoshye. Haba n'umuyaga mwinshi. Kagarara rero agomba kwitegura guhura n'imiraba n'imiyaga yego iyo mu gipanda ari kwerekeramo cyo hejuru. yego Agomba kwitegura kuba mu buzima bw'abastari. Bimwe mu bintu biranga ubuzima rero bw'abastari ni uku kujora. Twakoze ikiganiro cya Vestina nabonye abantu batagira ubwenge baza kudutuka ariko Vestina hari abandi bantu bitwa ba Vestina mu Rwanda na ba Dorukasi tutajya tuvuga. Sibyo tutajya tuvuga tutazapfa no kuvuga bitanakunda rwose. yego Sibyo bitavamo. Barahari benshi cyane. Nukuvuga ngo rero ujye wibaza impamvu rero tuvuga Vestina na Dorukasi bimusanze. Noneho abandi ba Vestina na ba Dorukasi ntitugire gute ntitubavuge. barahari benshi. Kagarara agomba kwitegura rero kuba mu buzima bw'abastari akitegura kuba mu buzima bw'ibyamamare. Nuko bucya ugasanga amafoto acicikana kuri social media. Nuko ujya kugura kafe ukajya kubona ukabona umuntu yagufotoye utanabizi ukabona ifoto yawe kizagaragara. yego N'ibindi. Hari intambara rero zigeze kuri ebyiri zikomeye yego zazamutse kuri Kagarara kandi izi zose zitewe nuko Kagarara ubuzima bwe bwahindutse ukundi. yego Intambara ya mbere yaturutse kwa Sabrine mu rugo aho avuka kwa papa we yego na bene nyina na nyina. Indi ntambara ya kabiri ya Kagarara yaturutse mu bantu bitwa abahanuzi cyangwa abakozi b'Imana. Ubu tuvugana nabonye abahanuzi benshi bafashe za mikoro bavuga ko Imana ibatumye kuri Kagarara. Ni ibintu bigoye kwemerwa. yego Kuko ubundi ubu ngubu umuhanuzi dukeneye ni umuhanuzi uraza kuvuga ngo nari narahanuye ibi kuri Kagarara none byasohoye. yego Naho umuntu rero uzanye ubundi buhanuzi bushya wo yabaretsemo gato. ubu nabaretse Yabaretsemo gato kuko n'Imana niyo yawe umutuma akwiriye kubwira Imana ko afite impungenge ko butari bwemerwe kubera yuko abuzanye aronteme abuzanye nyuma y'igihe. yego Ni ukuvuga ngo iki nacyo ni igitero. Iki ni igitero kiri kuva mu bahanuzi. Ko niba abahanuzi bari guhanura ngo uyu muntu ngo arapfa nadakora ibarapfa dore ibigiye kumubaho. Uwo mwuka wonyine iyo uyu mwuka ni umwuka w'ubwoba, ni umwuka w'iterabwoba, ni umwuka ushobora kuguhabura ugatakiribure
wari ufite ugata umuvuduko wari ufite mbese ukabanza ukitekerezaho cyane haba hari nk'abandi bantu babiri bakuri inyuma bakaba bagusiga mu gihe waba uri nko mu marushanwa. Iki nacyo ni igitero abantu batajya bamenya bagira ngo biroroshye. Uzi ko nzi abantu benshi bagiye bagabwaho ibitero nk'abasore bagiye gusaba, noneho umusore babona yakunze umukobwa agiye kumurongora, abahanuzi bagahaguruka bati ntabwo ubukwe buzaba, bikaza kurangira ubukwe bupfuye ariko atari uko Imana ibwishe, ahubwo ari uko wa musore agize ubwoba, akagira ubwoba akavuga ati ariko se byambaho koko, bikarangira avuze ati umukobwa akamwihorera. Noneho kandi hanyuma akazicuza yajya gushaka agashaka umukobwa w'icyohe wa wundi abahanuzi bamubujije, akagenda kubaka akaba umugore mwiza akabyara, bikarangira wa musore ubuzima bwe bubaye bubi, bukagendana agapfana umubabaro n'agahinda kubera yagize ubwoba bwo gushaka. Hari abakobwa benshi bagiye babuzwa kurongorwa n'abasore, bikazikirwamo imbaraga n'abahanuzi. Umuhanuzi akavuga ati ari uburyo bwo kugira ngo bamubeshye atari n'iby'Imana. Umuhanuzi nyine akabona umukobwa abonye umugabo, ariko akavuga ati jewe ntago nabishakaga, agahita rero yitabaza intwaro kuko umuntu wese yagiye kurwanarwanisha icyo afite. Sibyo, ufite uburozi akoresha uburozi. Noneho reka nze nkubwire nguhe n'amakuru utaruzi. Hari umukobwa umwe rwose ngenda namuzi, n'ubu uwo mumama aracyariho, ni n'inshuti yanjye, n'umugabo we ni n'inshuti yanjye. Bagize gucya ubwo bari bafite ubukwe, umuhanuzi arahaguruka, aravuga ati ntabwo ubukwe ari ubw'Imana, ntabwo buzataha. Umuhungu akomeza ubukwe n'umukobwa, arahaguruka arasisira aca no mu bandi bahanuza arabibumvisha, nabo mu byumba barahanura, mu materaniro barahanura, ahantu hose barahanura. Induru iravuga, umuhungu n'umukobwa bikomereza ubukwe, binarangira ubukwe bubaye. Ubukwe bumaze kuba rero wa muhanuza abona arasebye. Mbaza uti byagenze gute? Byaje kurangira agiye gushaka uburozi. Umuhanuzi aragenda ashakisha uburozi mu buzima bwe atararuka, kugira ngo arwane ishyaka yerekane koko ibyo ari umuhanuzi. Ashaka uburozi aranabubona, kuko urumva ikintu nta kintu washanga ukibura. Amajije kubona uburozi rero abaragiye nk'umuntu w'umwizegwa, aroze wa mugeni. Umugeni uburozi akiri mu kwezi kwa buki abaramubaditse. Umugeni abarafashwe, afashwe undi abariyereje mu bicu, ati nari narabivuze, navuze ko uru rugo rutazabaho. Atangira guhanura igare, ati ndabona igare ryihuse, ati hanyuma yo kwanga kumvira Imana, urumva, ati hanyuma yo kwanga kumvira Imana, ati umugeni agize gute? Umugeni aratashye. Ubwo abantu barasenga, basengera umugeni. Barasenga, undi arazamba, bashaka abavuzi, bajya kumuvuza. Hari abantu barwanya ubuvuzi, ugasanga basengeye umuntu akazarinda yicwa n'uburozi, akarinda apfa, ngo baracyagumye kumurambikaho ibiganza. Kandi umuntu iyo umuntu arakizwa n'amasengesho, murasenga agakira, ariko niba adakize nimujye no kumuvuza. Nuko ni naho ndangira abantu nkakubwira ini, hari umuganga uvura uburozi witwa Inosa. Muganga Inosa avura uburozi bw'amoko yose, ntabwo ari umupfumu. Araguhereza umuti w'uburozi ubwo ari bwo bwose, ubutegano, ubuherano, uburyano, uburozi bwose arabukuvura. Hamagare 0783 83 17 925, ubundi araguha serivisi nziza cyane, ujye uza kumva ibiganiro warakize. Baba bafashe rero uyu mubyeyi, baba mujyanye, bagiye kumushakira umuti ku muvuzi uvura amarozi. Abamukubisa umuti w'uburozi, arawunywa nko mu gihe cy'ukwezi, umugore yari amajiye gukira. Wa muhanuzi arongera hanura ngo byabasabye kwimuka kuri yarabi ewana ngo iki
barasenze ngo umwuka w'Imana ababwira turiya muhanuzi nimutamuhunga azabica. Byarangiye bimutse bitahira mu cyaro iwabo w'umusore kuko urumva babaga hano muri Kigali. Byarangiye umuhungu afashe umukobwa, umugore amucyura ku isambu, umuhungu akageza gukorera i Kigali agataha muri weekend mu rugo. Ariko urumva ibi bintu by'ubuhanuzi, hari uburyo umuntu ahanura ibintu. Nibyo ndi kubwira abantu. Kagarara nge ndi kumuha nyine, navuze ko Kagarara ndagira ngo mwihere ubutumwa nk'umushumba. Aba bantu bari kuvuga ngo ashobora gupfa, bo ubwabo bashobora kumwica. Bashobora kumwica kugira ngo berekane ko ibyo bavuze bisohoye. Burya umuntu arahanura akavuga ati, uzapfa, yabona utinze gupfa akaba yakwica. Umuntu arahanura akavuga ati ntago ubukwe buzaba, agakora ibishoboka byose kugira ngo abwice, yabona bwanze gupfa akaba yakwica nyir'ubukwe, ariko ubukwe ntibugire gute, ntibubi. Kagarara rero yitondere igitero cy'aba bantu bari kuvuga ngo babonye, cy'aba bantu bari kuvuga ngo beretswe, cy'aba abantu bari kuvuga ngo batumwe, cy'aba abantu bari kuvuga, reka nkubwire, Kagarara si umushumba, Kagarara si umupasitoro, Kagarara si umuhanuzi mugenzi wanyu, Kagarara si intumwa y'Imana. Amasezerano Kagarara afitanye n'Imana namwe gusa, nayo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, sibyo? Kandi Kagarara ngira ngo ijambo ryose mbere byose aravuga ati Jesus is king. Jesus is the king. Akavuga ati mbere na mbere ndashimira Imana ingejeje kuri uru rwego, mu bidashoboka ikuyemo ibishoboka. Ikindi kintu mushaka kuri Kagarara ni iki? Mwamuretse nawe akiryamira muri hoteli agasinzira, mwamuretse nawe akirira ku munofo w'umutari, sibyo kiyonagurukanye, mwamuretse nawe akigendera muri gari ya moshi, nawe akajya ku kibuga cy'indege, mukamukuraho ayo magambo, sibyo? Kagarara mukamwihorera, mwana wa mama akagubwa neza, sibyo? Erega hari Imana ikwima bimwe ariko ikaguha ibindi, sibyo? Ntabwo Kagarara azaba muremure ngo areshye nanjye, sibyo? Ariko nanjye nshobora kutazagera aho avuye, sibyo se? Kagarara nibyo koko yibanira n'ubumuga bw'ubugufi bukabije, sibyo? Kuba yifitiye ubumuga bw'ubugufi bukabije, sibyo? Ariko natwe dushobora kuba twifitiye ubumuga bwo mwikofi bukabije, sibyo? Imana rero akagira amafaranga menshi, Imana nawe rero ishobora kumuzamura rwose pe, ikamuzamura kuko Kagarara yerekanye ko kuba waba ufite ubumuga atari impamvu simusiga yo kuba ingaruzwa muheto, cyangwa se yo kutagera ku nzozi zawe, cyangwa se yo kumva yuko ushobora kuba usa nk'ukatiweho iteka. Ubu ni ubutumwa rero ndagira ngo ushyikirize Kagarara. Ikindi gitero cyagiye guhera kwa papa wa Sandrine. Mu by'ukuri abantu benshi batekereza ko Mudaheranwa niba ari Vincent, niba ari Sylvester, Mudaheranwa Celestine, Mudaheranwa Celestine, abantu batekereza ko ngo ari sebuko wa Kagarara. Kiriya ni ikinyoma. Ntabwo Sandrine ari sheri wa Kagarara. Sabrine sorry, ni sheri wa Kagarara, ntabwo ari sheri, abatandukanye. Oya, n'akazi ni nka kuriya bavugaga Irene na Ntuza na ba Vestine, oya, na ba Irene na Aisha. Ni nko bavuga Irene na Aisha, bari mu kazi bakabifata nkaho Aisha ari sheri wa Irene. Oya, baranakinaga Aisha kamuhata amagambo, umvuga ati gutandongora vuba ubukwe ko butaza, ati dore abana bararongoye uransize, ariko nyamara iriya yari content, sibyo? Sabrine rero na Kagarara iriya ni content yabo. Edayeri nk'abantu bari no mu cyiciro kimwe cy'ubuzima, banashaka kugira ngo barebe uburyo bakwiteza imbere, kandi turanabafana rwose kuri channel yabo. Abantu banakore subscribe, bakande like, n'ibiganiro byabo bajye babireba, banabatere inkunga. Nta gahunda rero, ariko sinanavuze ko bitaba kuko umwe ni umusore undi akaba umuhungu.
oya mudaheranwa erega nawe ufite imyumvire iri hasi riro cyane yaguye hasi yakoze n'impanuka sibyo ufite imyumvire yakoze impanuka kubera iki abanyarwanda bariciyumvishamo ko kubona umuhungu wawe ari kumwe n'umukobwa wanjye bisobanuye ko abo bantu ngo bashobora kubana nibyo birashoboka ariko ni 50-50 yego birashoboka ntibinashoboka bashobora kuba bari kumwe yego kuko ari abantu yego bashobora kuba bari kumwe kuko bakorana kuko bari kujyana mu nzira bashobora kuba bari kumwe kubera akazi yego kuba rero baba bari kumwe kubera kubana n'indi mpamvu yihariye yego ibyo ndabyumva n'indi mpamvu yihariye Sabrine na Kagarara rero bari kumwe kubera akazi ariko nanone imizinga ishobora no kubyara imyiba yego rwose sibyo ibyo nta nenge bafite yatuma batabana ariko nta makuru yabyemeza kariya nakasi igitero rero cyaciye ibikuba iriya ngira ngo niba ari muri za hajya ni muri Ngoma nihera ni hano Rwamagana muri Rwamagana iki gitero ni igitero gikomeye kiragira ngo cyice ejo heza ha Sabrine na Kagarara kuko Kagarara kubona undi muntu yamubona ariko Sabrine kubona undi muntu we byishobora kumugora kuko Kagarara w'urwego agezeho kubona umukinyi cyangwa uwo bafatikanya byakunda abantu benshi bakeneye Kagarara ariko nyamara Sabrine we yababaye nk'inkono ipfubye hari uburyo inkono kera twabaga dutetse nk'ibijumba cyangwa ibiki noneho wayipfundura itarashya igatumuka ikabira pfubye wakongera kuza kubiteka ukagwana nabyo ariko ntibishye nkuko byagombaga gushya yego n'abantu bamininaga inzoga barabiza ari uburyo bavuga ngo bayikuyeho urukoma itarashya ngo yapfubye niyo wayitereka ikamara igihe ntishya bifata ubushyuhe bwa bundi yagomba gukura mu rwina Speed rero Kagarara na Sabrine bafite na audience bafite uyu munsi iki gitero cyaciye kwa Sabrine gishobora gutuma ipfuba bikagira ingaruka ikomeye kuri Sabrine ndetse no ku muryango we yego kuko buriya mudaheranwa nibyo koko nge nemera ko hari abantu bagiyeho bo muri Filmagis ndetse no mu Rugendo TV ahagana mu 2000 ngira ngo na 14 urumva nikirashize imyaka 12 sibyo 12 ubwo rero urugendo ngira ngo ubwo Filmagis yavaga mu Rwanda nigumye korera mu Rwanda bari abahungu bayikoragaho batangisha urugendo ari inyuma baza kujya bakorana n'uriya musaza ariko mu by'ukuri ubufasha bamuhaye ntago turabuveba yego ntago turabuveba n'uburaho kandi bwari bujyanye n'icyo gihe ariko uyu munsi bari barabiparitse yego noneho rero ejo bundi Kagarara ubwo yatangira gukorana na Sabrine bajyanyeyo n'umurungi Sabe yego barongera batangiza icyiciro cya kabiri cy'ubuzima bw'umuryango uriya musaza yego uriya musaza rero ndi kubona bimwe mu bintu biri kumuvugiramo abantu babitekereza nk'ibitekerezo bye yego ariko ngiye hari naho ndi kubona ari abadayimoni bari kumuvugira kubera iki yego ari kuvuga ngo baramusuzuguye uriya musaza ko ntawe agiye kumubyutsa ku buriri bwe ngo aryamane n'umugore we yego uriya musaza ko ntagiye kumutegeka ngo uyu muceri twakuzaniye ujye dore umunzani ujye upima wuzuze ifishi uyisikane uyohereze tuzane undi ntabwo nzi uburyo bari bumwubahemo ariko byonyine no mu byo atazi guca ku kinyamakuru cya Sabe cyitwa Isimbi na kiriya n'icyubahiro kuko hari abantu benshi babyifuza hari abantu benshi twifuje kujya guca ku Isimbi byanze yego byanze kuba rero Sabe ubwe yarageze iwawe
ntutekereze ko ari ibintu byoroshye. reka hari abantu nabonye bakritika Sabe ngo ameze gutya na gutya, ariko ni principe, zishobora kuba ari principe principe cyangwa ari amahame n'amahame ye avuga ati singomba kurega kuri aya mahame, akakubwira ati ngewe niba tugiye gukorana apana kuba indaya, yego sibyo wibwanagira ahandi tugiye gukorana n'uburenganzira bwawe, bireke ariko ni n'uburenganzira bwawe. Niba rero we wemeye gukorana nanjye, dore umurongo w'abakorana nanjye, sibyo cyangwa wemerewe kujya kuri channel zo, erega ni protection y'izina, yego ni protection y'izina, sibyo ngese mubona hari abantu nyamfa kunyuza kuri Byishimo Official, sibyo niba ushaka guca kuri Byishimo Official ugomba kuza, hari principe ugomba kugira ibyo twumvikana, yego sibyo ubwo se utazubahiriza ukagenda, mba nkubonye ukuze nanjye mbonye nkuze, ubuzima burakomeza. Iki gitero rero cyatangiriye k'uyu musaza, uyu musaza nawe ntashobotse, yego umwitegereje neza urabona ko agize gute adashobotse, kandi umugore we yarabivuze, muzakurikirana ibiganiro, kandi nyamara uriya musaza nawe yisobanurira ko nta kintu ashoboye ngo uretse gutekereza gusa. Umugore akari uprentinga, niwe umugore niwe ujya guca inshuro, niwe ukora. None ibihe birahindutse, umugore aruhutse inshuro, umusaza ngo baramusuzuguye, yego nta muntu wakwemera agasuzuguro, ariko bujya nanone agasuzuguro kabyara ubuzima, nta muntu wakanga, sibyo kuko bujya rimwe na rimwe abantu bose ni abagaragu b'abandi, niko binameze na biganike bivuga, n'ibihugu bigaragu by'ibihe, yego kugira ngo bibeho binakomere binatera imbere cyane. hari abantu twemera gupfukamira kuko ari ngombwa, kuko bafite amashanyarazi kugira ngo batwigishe uko bayakora, abantu twemera kuba inshuti nabo bakagira ibyo badutegeka, kuko bateye imbere mu buvuzi, kugira ngo batwereke uko bavura neza, uko bavura n'abanyarwanda bazavurwe. Ntabwo rero umuntu azaza ari umugabo yaramaze kubaka izina rye, ngo agere iwawe izina ryawe ritazwi, kugira ngo izina ryawe rimenyekane, uzaba umugaragu w'uwo muntu, yego uzaba umugaragu w'uwo muntu, niko binameze. Ariko ubwo nubyanga cini nyine baho yongiyo. Kagarara rero acunge neza, kuko iki ni igitendo, ntabwo navuga ko batafashije uyu mugabo, ariko ubwo Kagarara yajyaga muri uru rugo wabonaga ko uru rugo rwasubiye hasi, yego kandi uru rugo rukenye, uru rugo rwibagiranye imyaka 12 ishize, yego niba ari n'inka zarashize, yego n'ibiki byarashize, ariko nge mbona neza yuko umurongo Sabe yaratangije wo kuzamura uru rugo, uyu murongo ufite gahunda kurenza imirongo yatangijwe na Firimagisi. Ko Firimagisi bayihaye inkunga, iraza igura inkirabaha irigendera, ariko nyamara kuba bari bafashemo Sabrine bakajya kumwigisha kuroba ifi, yego sibyo, bakamushyira hariya Sabrine isi kamumenya, yego ikamukunda. Sabrine yaragiye ku mustari ku rwego, noneho ubwe ajya kwizamurira umuryango, hatagombye kujya habaho ba bantu baraza ngo bagure ingurube bagende bazane n'umuceri na matora n'ibisaza musubire kubishaka. Ubu rero wenda tunerekera ku musozo, Kagarara acunge neza uburyo ahandoringa iyije iturutse kwa Sabrine, n'iyije iturutse mu bahanuzi. Ubundi Kagarara imbere ye ni heza, nge nta bibazo mbona, gusa nyine amenye ko umuntu aba umustari, amenye ko ubu tugiye kumuvuga kuko ni umustari. Oya niko bigomba kumera. Udasanga ejo nawe arimo gutanga wamenyekanye aravuga, udasanga ejo nawe ari gutanga amastrike aba Vestina na ba Murinda habe, sibyo bata nta bya strike,
ejo ugasanga barimo gutanga amasayike nka bamurinda habe nabande sibyo turabashimiye mwe mwari mudukurikiye muri kino kiganiro pasiteri ndagira ngo tubashimire murakoze cyane aho utaha